giye gusa ndavuga uko muzi uko namubonye nakubwiye ko mumenye vuba byaranunguye kuba hari umunyamurenge ushobora kuvuga kuriya ameze ni gake kuko abanyamurenge akenshi ikintu kituranga ni isoni no kubaha so rero we kujya kuri kamera agatuka abantu ntago nari mbizi ibyo mbizi ku banyarwanda njye nabanje kubibaza ndavuga ariko uyu muntu ni umunyamurenge muri shuwa neza barambwira ngo uyu ntabwo umuzi nyine nibwo ndi kumubona ariko ibi bintu ni ubwa mbere mbibonye so njye yarantunguye pe nagufatwa ku ngufu ahubwo ukoreshwa ibintu nyine biramupango ubyisangamo utafashwe ku so bukwe icyambere cyo ugomba kumutinya kandi ukanamwubaha nose n'injuru uvuze induru ni igisambo se rero kwa kundi wamwubashye nawe akishongereza nose uragira gute ugiye gukoreshwa ibintu ku gahato reba nka kuri abe yajya abeshya ngo ajya anezerwa agatanga ngo idolari 400 cyo si ikinyoma ntagaya beya ko yahemukiye umwana wagaya ntagaya beya kubera ko yahemukiye uriya mwana mu gihe icyo yari yasabiye amafaranga kitakunze yari kumubwira ati reka dupange plan B nesa y'umuryango hari uryango y'imundi kandi n'abafunga buto nabonye ikiganiro bakoze bisanzuye nta cyabaye imana ibuze ibihuje Hello vipi yambu cyane wantu wanje wantuwa nizere ko mumeze neza guys rero nkuko mubibona gahunda ni yindi twabemeje ko tugiye kujya tuba ibiganiro byiza bitwika bifite bibajyana bifite naho bibageza mu kanya mugiye guseka cyangwa se mugiye kwiga reka ngusabe wowe udukurikiranye gahunda ni subscribe like igitekerezo cyawe ukagikubita muri comment tujye kuganira n'umukobwa mwiza koko uyu mukobwa guys ndabizi abenshi muramuzi afite YouTube channel yiwe akoreraho yigeze kujya muri Miss Mulenge yagarukiye n'ahantu hatari habi ndetse twavuga yuko baramwibye kuko ibyo bintu bizanye gute kuko niwe wari gutwara ikamba ibyo bintu bizanye gute byararangiye bizanye gute kandi ariko barakwibye aya amahitamo yabo guys rero niyo muntu wiyamamaje avuga ati njye ndi umusirikare wenda wasanga baramutinye bakavuga ati nta minsi y'umusirikare wari akaba ariyo mpamvu tujye kuganira bishobora kuba ari ubwa mbere umubonye wenda ntawabihakana cyangwa se uramuzi ariko ntabwo umuzi birambuye reka tumusabe atwibwire n'ubundi dukomeze tuganira urakoze cyane amazina nitwa Zanwashukuru Sabine ndi umurundi w'umwongera mwishwa abanyabyinshi b'abagigi ntuye Gidurayi muri Kenya ugira amazina 3 Shukuru ni ryawe yego na Sabine ni ryawe yego na Zaninka ni ryanjye nta eke irimo oya sure ntabyizi nzi ngo Shukuru ni eke ibaze ahubwo numira amafaranga urebe niryo riza ari rya mbere wamwumvise mwohereze ndayibonera kuri right ubibona kubera icyo utashize kuza abanyakenya kandi abenshi bakoresha abanyakenya gusa abanyakenya nabanje kubikora ntarabona passport yanjye umunyakenya ayifunge rero nanjye mutanishakiye passport yanjye mitambaruza ku mazina yanjye abenshi wenda bashobora kuba bamuzi ari kumwe na mushuti we bita Anita ari he kano kandi Anita ari mu Rwanda ntabwo turi kumwe muracyakorana yego turakorana hanyuma wenda nk'iyo mugiye muri bya bikorwa byanyu byo gufasha kano kanya akaba ari mu Rwanda ugenda wenyine cyangwa uzamutegereza mpaka agarutse oya nzagenda njyenyine nta kibazo ntacyo byabangamira hanyuma Sabine Miss Mulenge igihe wayijemo yagarutse irindi rimwe kano kanya ntabwo tuzi ko ifite kugaruka cyangwa itazagaruka niki kintu wavuga kuba yakagarutse cyangwa itakagarutse rero numva yagaruka kubera ko abantu bibonera amafaranga
n'amazina ibaha amafaranga ibaha amazina njye yampaye izina amafaranga yampaye izina naramenyekanye ndakundwa kandi murambishimira nshimira n'abantu nyine kubwo kunshyigikira no kunzirikana hari n'abiha amafaranga nyine nk'urugero ino Miss Mirenge yabaye ijishi nyine ishize kuko igiye kurangiza manda muri uku kwezi I think ibo yabahaye amafaranga kuko muri bose abakoze imishinga yabo ni bake kandi babahaye amafaranga ku bwinshi ahagije so rero ibaha amafaranga ikabaha n'amazina byose ni byiza. By the way, urabona manda yanyu Miss wari uriho yarakoze namwe abari muri nyuma mwarakoze kubera iki kuri inshuro nyuma yo gutorwa twumvise gutorwa ntabwo twigeze tubona Miss ntabwo twigeze tubona abandi bakora itandukaniro rishobora kuba ririye kandi uvuze yuko koko ababiki gihe bahawe amafaranga haye byarantunguye ariko sinzi nimba bari abana barinjijwe mu mukino batazi nimba baragiye mu bintu badafitiye ishyaka kuko ubundi iyo ugiye gukora ikintu ntikigenda uko wabishakaga of course urababara nkanjye nagiye mfite umutwaro nakuze numva nkunda abana b'imfubyi kandi ntariyo pe ntarigeze nanabana nabo biri aho ngaho tu kumva gusa mu mutima bikurimo kubakunda haba numva hari umwana waseka ku bwanjye hari umwana wakambara ku bwanjye hari umwana warya kubera njyewe so rero ariko nkabura ubushobozi hareba ndacyari umwana ndacyari kwiga ntabwo nabishobora ariko nyine ngeze hano muri Kenya ndavuga sinuri ko nsigaye nkora amafaranga yanjye nkamenya ngo aya n'ayanjye aya n'aya famiye kweke ano make yanjye ntayakoramo kino gikorwa ariko nyine nkumva ibitekerezo biracyari hasi noneho haza amahirwe ya Miss Mirenge ndavuga se why not nagenda ngo ntange igitekerezo cyanjye niko kugenda nkavuga umushinga wanjye ngo bitagenze neza ariko nakomeje gupushinga kugira ngo cya kindi kimvemo nyine nikore kwako nyine numvaga kindemereye biragenda neza nawe gikoze bwa mbere ndi kuvuga ngo reka nkore nduhuke ariko bikomeza kuba umutwaro nisanga nakomereje ko ariko papa se yari ugukora rimwe kujya wangerageze atiste numve ko umutima wanjye urutse cya kintu nagambire nkigezeho kuko buri iyo uhize ikintu ntugigure burya ngo bitwa no kutagiga so numvaga umutima wanjye ushinjwa ko hari ikintu nagambire gukora ntakoze rero igihe nagikoze mbona kigenze neza ndavuga why not nakomeza ko nta byamirenge mfite ariko duke mfite nakora so rero bigenda kuri hari abantu benshi bashatse gukritika bavuga yuko Miss Mirenge ari uguta amafaranga bavuga yuko Miss Mirenge ari imitwe y'abari babiteguye cyangwa se ari uburyo bwo kwangiza abana b'abakobwa nkawe wari uri muri Miss Mirenge ya mbere ndetse n'iya kabiri wayikurikiranye abantu babitekereje gutyo niki wababwira? mbona ko ari uguha amahirwe umwana w'umukobwa w'umunyamurenge kuko ni imyaka myinshi n'igihe kirekire twamaze nyine dusubizwa inyuma bamwe ntibize abandi ntibabayeho neza ntibahabwaga kimwe n'abahungu nyine bahabwe buri kimwe nk'abahungu ni ibintu byabayeho turabizi so rero ngiye kubona umwana w'umukobwa itinyuka akaba yahagarara imbere y'abantu akavuga ati njye nshoboye gukora iki nakora iki kabone n'ubwo atagikora ntawe uzi nyine ibiri imbere ariko atrice yatinyutse hari n'igihe bishobora gutangira gushya ari imikino ugasanga bavuyemo bantu bakomeye cyangwa se Miss Universe byahereye kuri cya kintu cyo hasi none se iyo utaza gutangira hano mu minembwe yari kuhaba nyine ugenda ufata urugero yabaye hanze yaraje ibera hano kandi bigenda nyine bigira impact nziza ku buzima bw'umwana w'umukobwa aratinyuka akitinyura nyine akavugira imbere y'abantu akisanzura akaba yamenyana n'abandi bakobwa batandukanye kuko nje abenshi twahuriye ari ntabwo nari mbazi ariko ubu ngubu nizo nshuti zanjye so rero ni byiza kuri nje ni byiza ntabwo nabigaya ko ari bibi kuri nje ni byiza ko nta kintu giteye isoni bakorera wenda tukiri kuri ico ndashaka urabona babiteguye hari Papa Legend OG hakaba na Sam Dodos bashobora kuba barahuye na challenge runaka bakumva yuko ibyo bintu babihagarika cyangwa se babitwara gake wenda nimba badukurikiranye kano kanya nihe message wabaha ese ibyo bakoze bamenya amazi ku mugongo w'ibati cyangwa niki wabifuriza niki wababwira?
na mbere ndabashimira nyine kubw'igitekerezo bagize kuko ntabwo ari benshi bakigize kuko iyo bamwe baza kukigira bari kugisoza tukakibona ariko ko babitekereje bakabikora turabashimiye. Ikindi kandi bagomba kudacika intege, buri ikintu cyose uri gukora ntubone abantu bakurwanya, ntubone negative ziri kuza ari nyinshi, ntabwo uri gukora neza. Nanjye muri ibi bikorwa byanjye iyo abantu batanteye amabuye nyine mvuge ngo bari kumvuga nabi, nta courage mba mfite, ariko iyo bari kukuvuga nabi nibwo ubona imbaraga ukavuga reka nkore cyane noneho bongere bakomeze abanzi bagwire. So rero bakomerezaho, nimba ari challenges zabayeho bagende bazihanganire bakomeze igikorwa cyabo nimba bafite ubushobozi. Nuko kwabaye serious cyane mama. Kwajureka kwabaye serious cyane mama. Sinyamba seriye nuko Anita dahari aga sinye Anita n'ugiba seriye Anita buriya hari umwihishamo koko. Ni ugiba seriye ariko kondaje abanyamba seriye sometimes iyo nabishatse. So uyu munsi wambare kuba serious. Nahise durukana mu mwaka kera cyane. None uyu mwaka rero narahindutse. Warakuze? Noneho ugiye kuzaho ntabwo zamvuga. Turagushingiye rero turagushingiye. Ni Sabine turazingiye. Uyu mwaka uza noneho ntabwo nzamvuga. Challenges. Urumva abanyamurenge twakomeje tuvuga ngo abana b'abakobwa bitinyuke, abana b'abanyamurenge bitinyuke, hajo bitanyamwiza ritinyuka koko uramuzi? Hari bya bintu no kwitinyuka ukanaringera. Mumenye vuba pe. Yaritinyutse iwe nono anarengera. Nyamwiza ararengera. Ntabwo nari nzi ko ari umunyamurenge wa kwisanzura bigeze kuri ruriya rwego. Benshi batinya kumuvugaho buwe ko uri kumuvugaho. Muvugaho se kubera iki? Si umuntu nkanjye. Ajya avuga ngo ni ingare. Nta kibazo. Ni ingare ku giti cyiwe. Ntashaka kuntuka, ntashaka kumbwira nta kibazo. Ngiye gusa ndavuga uko muzi. Uko namubonye nakubwiye ko mumenye vuba. Byaranunguye kuba hari umunyamurenge ushobora kuvuga kuriya ameze ni gake kuko abanyamurenge akenshi ikintu kituranga ni isoni no kubaha. So rero we kujya kuri kamera agatuka abantu ntago nari mbizi, ibyo mbizi ku banyarwanda. Njye nabanje kubibaza ndavuga ariko uyu muntu ni umunyamurenge muri shuwa neza, barambwira ngo uyu ntabwo umuzi, nyine nibwo ndi kumubona ariko ibi bintu ni ubwa mbere mbibonye. So njye yarantunguye pe, gusa nyine nakomerezaho ko buri wese nyine agira icyo yahamagariwe. Gusa nyine nabonye abantu benshi bamunenga ngo aratukana, kandi ukuri nimba bishoboye yabigabanya kuko umuntu w'umubyeyi kuvugwa kuriya ntabwo besheje ishema, cyane ko utari no guha umwana urugero rwiza. So bishobotse n'ubusabe akaba yareka gutukana byaba byiza, yatera imbere yagera kure. Ako uzi kuvuga ngo umuntu akavuga ngo Sabine ngo wundi utukana, bumva ibyo bintu bitwika kweri. No n'ahantu ugiye uswe no mu rusengero winjira akavuga ngo wundi utukana ingare gusa inshinze. No ugomba kugerageza nyine nubwo nyine kaza ariko nyine ihangana ubyihangane kuko nuvuga agahinda kandi n'ubundi ntacyo tukamaze. Turakumva tugende, hari abakumva bagufasha nabo kumva bakumvira ubusa. So rero ajye ihangana ntakajya atukana. Ibyo akora turabishyigikiye, channel yiwe teye imbere iri kuzamuka ariko areke gutukana. Nibyo byonyine namubwira gusa. Wenda Nyamwiza bari nka sister wawe ari kumenyekana, uranabivuze ko channel iri gutera imbere, ushobora kuba fier yiwe, proud, cyangwa bishobora kukuvuna nubwo ari sister wawe? Ntago naba proud, byangora byamvuna pe, kubera ko of course naho nciye baza bavuga ngo duri muri umuna wa mukobwa ugitukana. None se ndabyuka igihe twaye Mirenge yari yarangiye muri umuna wanjye aho yacaga cyangwa se abo tuvukana bose aravuga ngo dore muri umuna wa Sabine, muri umuna Miss, muri umuna wa Miss. No yagera mu rugo ko hengo mvukana n'icyamamare, twanagenda mu nzira akabona nyine abantu bose baranze bari kunsuhuza, kumva nyine biramushimishije. Ibyo ngibyo byagutera ishema, aguze kuvuga ngo dore wa mukobwa mvukana na wa mukobwa utukana. Ego mana biteye isoni.
mwiza ntabwo bufite ko nabona wenda ibyo akora utabisapoti ariko none unsapotinge ko atukana turashize nasanyishurira inzu ngiwiwe oya kuri kuvuga kandi nanjye uranzi ko ntajya ndyamira ku kuri umujeshi kuri kuvuga nimba umuntu afite ingeso mbi cyangwa se imico mibi mu muhane pa n'ibintu byo gusapotinga ibintu bitari byiza nabwo ibyo akora ndabishyigikiye ariko areke gutukana enough. Yes, urakoze wenda tukiri kuri Nyamwiza cyangwa se tukiri ku bantu bakora social media ni ukuvuga ati ejo bundi hari umwana w'umukobwa bose muvuga mufite icyo mfana mwaramuvuze bihagije njye ndumva ntahasigaye umugani wa mugabo babwiye ngo nasengere kuko ngo yananiye abagabo no nanjye mwamuvuzeho ndumva nta point ifite kuri uriya mwana. Oya hari akantu wenda nashaka kukubaza uri umunyamurenge kandi uri umwari ejo n'ejo bundi uzasabwa ushakane n'umugabo ubyara ugire sobukwe mwiza nzogira tatavuga mwiza apana uriya ongera ko nzogira tatavuga mwiza erega icyo watushakana nicyo kiba byanbanzu byature none ndashaka kubaza mu gihe wenda ugize nk'uriya sobukwe nk'uriya Ange yagize izina rya Yesu apana abda apana ndashaka ko twasiyuminga twirengagize icyo sikinco kwirengagiza kamubwire Sabine bibayeho ugize sobukwe araje arakwinjiranye mu gihumba niko babivuga nago hanyuma arakwinjiranye wenda tuvuge ese ubundi gufatwa ku ngufu wemera ko hari umuntu wapfa gufata ku ngufu nagufatwa ku ngufu ahubwo ukoreshwa ibintu nyine biramupango ubyisangamo utafashwe ku ngufu sobukwe icyambere cyo ugomba kumutinya kandi ukanamwubaha nose n'injuru uvuze induru ni igisambo se rero kwa kundi wamwubashye nawe akishongereza nose uragira gute ugiye gukoreshwa ibintu ku gahada ni ukuvuga ngo sobukwe gusanze mu cyumba ntiwavuze induru nose ukavuza induru ukura mutabaza n'umujura ariko waje kwiba n'ubundi mari itari yiwe biba biteye isoni ni ukuri ko ibintu byabaye kuri wa mwana ngenda numva ntashaka kubivuga numva nanarira ni ukuri kw'Imana biteye ubwoba ntabwo wavuze induru njyewe rero wamureka kinjira ntago namukundira ajya he nose wagira gute wavuze induru cyangwa none se ubundi abaza mu cyumba cyanjye gukora iki nyine urumva zanywe na ntuza keretse narwaye kandi nabwo hari n'umugabo wanjye arimo nibwo namwemerera oya umugabo warasohotse agiye mu kazi sibyo ntabwo namwemerera nakwifungira papa warinjiye mu cyumba ntabwo nakwifungirana gahodi mu cyumba ntabwo nafata ikindi impande nka kimwasa ukasa sobukwe ukasa sobukwe nico gakibi Rahira ubwo umuvuga kuruta kumwaza mbabarira nase we ko abagiye kwangiriza ubuzima urumva uriya mwana w'umukobwa sinzi wenda reka tureke kwibanda kuko tubitekereza turi gutekereza nta muntu dushizeho ikibazo abantu batadufata turi kwimagina biramutse bikubayeho sobukwe arinjiye wenda ntiwari wakinze ubonye arinjiye akoze ku birenge yicaye ku buriri nasohoka akoze ku rupande oya nasohoka rinda nkora gute se nasohoka wasohoka yinjiye mu cyumba nasohoka nakimusigamo nkasohoka so ushatse kuvuga ko utarasohotse yari afitemo mbereka ariko abantu bagira n'ubwoba butandukanye ese si ubwo bumubwire gute ntabafatwa na ba se wabo se na ba muyomba wabo n'abandi bibaho si lazima sobuka ariko urumva tirisiti wenda umuntu wo ku ruhande bisanzwe akuzi kuba yasobukwe so ujya ubura nk'ikintu ukora mukubite mubwire nabi bibaho se musohore ngire mvuze induru nk'utabariza umujura nari nabajije wowe Sabine njya namusohora ntabwo yagufata ku ngufu ngo bive ntabwo byavamo akurusha imbaraga ntibyashoboka ariko imbaraga nimba ari umuntu ugira imbaraga ni abakobwa kandi ntibazakubeshya tugira imbaraga nyinshi imbaraga za mbere z'abakobwa ziba mu marira igitsina gore umugore azariye ntayiza gusaba ikintu kimwe mureba za mariro kwa muhereza nawe warasigaranye yose bagira n'ubwenge bwo gushukana nakubwira ngo basi uzaze ejo tugira amarira tukagira akarimi keza tukagira imbaraga wanamubwira ngo uzaze ejo databo kambwira ejo uzaze ejo ugasanga napanze undi mupangu
ariko ukiri kuri ibyo wenda ushaka kuvuga yuko uriya mwana w'umukobwa Azavamo. bitashoboka ko afatwa ku ngufu wenda yagize gutinya kwinshi kugeza aho gahunda herega ni pasiteri hebusikiya ibaza umuntu umenyereye kumubona hari agatutu none uri kumubona hano imbere yawe kwema ipantaro so ukwe si n'umuhungu si n'umuhungu we wabyifatamo gute pasiteri ntabwo ari protokole mu ikanisa pasiteri egari sobuka wabyifatamo gute umuheruka muri karuvati noneho uri kumubona mu yindi ntabwo wagira mu yindi design ntabwo wagira nta mwana ni ikinya shacyo kora umva uriya mwana yahuye n'ibibazo tureke kubyishyiramo ntitwari duhari oya api ntabwo bibaho hanyuma Sabine reka wenda tuvuge abantu bagira akaryo gatandukanye gucika umuntu no kwemera ntacyo dushaka kujajinga aho ngaho biramutse bibaye gahunda yanjye ibyo bintu uri kunyature ntabyo bibaye biramutse bibaye ibiki ndashaka tubiganire biramutse bibaye so uko gahunda yigacamo wasohoka ukabivuga nabivuga kuri media oya nabibwira umuryango ubonye babona ko Sabine uri umushizi w'isoni kuvuga so oya ntabwo ari vantu kuvuga soboka cyane nagicaza umuhungu nkamubwira ahanga ati rero sheri wanjye byayenze gutya na gutya kandi ibintu birambangamiye umuhungu rero yareka kunyumva nkabijyana mu muryango nzi mfite umuryango umuhungu ashobora kuvuga ati ure shetani waje kuduteranya kuramvugira papa wenda ukajya mu muryango ukavuga ati ariko n'ubundi nawe ukuntu tuza tukubona ntabwo ari byo ahubwo bagashaka kukwita ko ari wowe wananiranye ese wagera aho ubigeza kuri media none se ushatse kumbwira ko nk'urugero si ndatanga urugero ku cyane nanjye gutanga urugero kuri papa kandi adahari ntawe uhari ako ntacyo mutangira urugero ntacyo umuntu udahari ntabwo ari byiza basi reka tuvuge papa uriya maka uri kuri ntabwo ari byiza kuvuga umuntu witahiye papa we ni na mwarimu nawe ibaze umuntu akaza akakubwira urugero nyine wenda anywa inzoga yangiza simubana asubiza ko anywa inzoga narangiza njye nkaza tukabana ndi umugore wawe narangiza nkabwira ngo kuba muzehe anywa inzoga yangiza akaza mu rugo rwanjye ngiye birambangamiye kusima nshaka no kumva umuntu wanywa inzoga wansubiza gute ntuzi so yego mbamuzi nese ko uyu muhungu we ntago azi se nshobora kukubwira ati ni papa uzamwubahe nubwo yaza akavuga ibidahuye ni data nimba unkunda ubaha data amwubaha akomeza amwangiriza ubuzima we wari uvuze yuko umukobwa nagenda akaje kubwira umuhungu azamubwira ati uri inshinzi uri iki ibi byabaye gute ushaka kuduteranya abateranyije gute ubaye utazi ababyeyi mu bana ariko umenye ko nta mafoto uba wafashe njye nta rikodinga ko papa yakwemo ipantaro yiwe mbabarira akuremo ijipo ryawe ni gute wabinyumvisha ntabwo nyine wabyumva ufite amaso y'umwuka ntabwo wabyumva cyangwa amatwi y'umwuka ntabwo wabyumva ariko sometimes uruhande rw'uriya mwana ushobora kurujyamo njyewe ndi mu ruhande rw'uriya mwana 100%. 100%? uri mu ruhande rwiwe ntiyahohotewe niho wa mbere se ahubwo se hano hanze bose bagize ngo bafungure akanwa ko mwasara ko abantu hano bashya especially noneho abapfakazi bahohoterwa bitaye ko ngo nuko nta bagabo bafite ngo nzakwishurira inzu babyivugira hano abantu barahohoterwa nuko batavuga hanyuma rero uriya mwana hari abantu benshi bamutinzeho bakavuga ati byakagombye kujya mu mirara mu miryango kuvuga ko bitagiye yose simbizi wenda ntacyo yasayidiwe cyavuyemo nuko gusa agomba gusenya ese we yishimiye kuba ameze kuriya yishimiye kuba ariho nta muryango afite kandi akaba afite umuryango none ntafite umwana kandi rega by the way tunarebye uriya mukobwa si rutwitse wenda ngo umuntu wa YouTube yavuze ibyo avuga ari igihe uriya mwana afite depression abantu bazajya kumuvuza ahubwo abantu batanga amafaranga bajya kumuvuza avuge ibintu bimushiremo nyine aruhuke nibyo byamufasha kuko sinzi ukuntu nyine twebwe nacu bateye uravuga wavuga ukuri bikaba ikibazo wanabeshya nabyo bikaba ikibazo reba nka kuri abe yajya abeshya ngo ajya anezerwa agatanga ngo $400
cyo si ikinyoma ese ntajya ubwo bara simbizi sinsengana nawe tutaragera ku kabeya abantu benshi turamuvugaho abantu benshi baravuze ngo uriya mukobwa habe n'ubwo byakabaye byarabaye ntabwo yakagombye kubishyira ku karubanda. ninde mujyanama wiwe se buri wese afite amahitamo yiwe neze naje hano mu kiganiro hariho nagisha inama buri wese afite umutima wiwe agomba kugisha inama nimba umutima we wamwemeje ko agomba kuvuga ibintu bikamuvamo akaba aribwo yabona ko yaruhuka ariyo solution why not niyo mahitamo yiwe mureke kumujajinga buriya nibyo byamufashije buriya so abamujajinga ntabwo wumva kimwe nabo nabihorere ntago mbumva mwana yaravuze tumenya ibisimba biri hano hanze kandi koko birahari birahari pe si mmoja si wawili aho umwana nyiraruma musanga ahantu akamwizeza imbombe ijana umva nawe nzokugurira iPhone birahari abuda mujya musengera urubyiruko rw'ubu ngubu ari mu bihe bitoroshe kubivuga se wabashigikira umuntu we n'iryo hohoterwa ko yabivuga cyo washigikira ngo umuntu we n'ico kibazo kubera ko nta maklabu tugira ngo turagena tubiganiremo nabonaga ku ishuri twagiraga amaklabu ukabona abakobwa bafite club yabo abakobwa bihariye mukagena mukaganira twese dufite aya matsinda duhuriramo nk'ababyeyi batuganize cyangwa nk'umuntu uhagarariye nk'abakobwa Nairobi ayicara apanga umunsi aganiriza abakobwa basi abaganiza buri wese amenye ihohoterwa yahuye naryo dufite icyo kintu cyadufasha ariko ntacyo dufite none aba bamisi mwe yapanga akavuga ati ngenza yanganiza abakobwa fata ukwezi nganiza abakobwa tunyura muri byinshi hari n'igihe ushobora gusanga umukobwa umwe ari aho ngaho ari n'igihe atabona n'ubushobozi bwo kugura kotegisi ukaba wayimugurira kandi ukaba wenda wowe ufite amafaranga arenze ariko ubura icyo yakoresha ukaba wakitanga ukajya uyimugurira ariko byose ni ukuvuga mukacara mukaganira nose wagira ngo babibwire nde abamama nabo babigenze gutyo abapfakazi bahoke bavuge hari n'abamama bakubitwa mu ngo baganire bagirane inama gidura ufite depression ngo y'umugabo we ariko ntashobora kubivuga none ariko ari kumwe n'abandi bagore yavuga kandi akabona n'undi bahuje at least bagakomezanya none cyo kintu ntago ari cyo Sabi ushatse kuvuga ko hano hanze hari abantu benshi bafite depression we abantu barashize ahubwo si wowe ntayifite mini ko tusawa ata mini ko sawa urengeje bimwe by'ikinyamurenge yanjye ndi sawa meze neza pe ndashima Imana mbese wasoza usaba abantu kujya baganiriza abantu nk'abo bafite depression mbere yuko bijya kuri media umuntu ntago azaza ngo akubwire yani umusome ngo mu maso ngo afite depression ntago bishoboka ntese unguciye nk'isekera ukabona nyemeze neza narenda byubishye nsa neza wamenya ko mfite ikibazo ariko tuganiriye wamenya kandi wamenya ko umfasha so rero abantu abakobwa n'abamama niho mvugira ko ndiwe bapange bashaka umukuru wabo I think wenda ko ahari ajya baganiriza bajye baganirizwa byafasha. Sabi waravuze ngo hari ukuntu ngo Bea ahita aza agatwika akavuga ati ngewe ntanzi $400 zirataha natashe ababonye media time is money natashe ababonye kamera ababonye kamera ibya Bea byose nabitindaho ariko bira byari ukiyemera kuneza ugatanga $100 magarare ako kanya cash wow cash happy yani wongo. Hanyuma hari nakandi kantu kaje kuri YouTube Papa Legend tubona bari kumutaranga ngo yibye ngo ifaranga 5,000 nabwo abantu babitindaho ngo nubwo yaba yarabyibye ngo ntago bakagombye kubishira kuri media. We Bea kujanya amafaranga wabivuga nk'umukozi w'Imana tuzi nakubwiye ngo buri wese afata ibintu nimbura mwana yarabonye ko ibintu bimaze kumurengana akabona nta nyirubwite amamagana ntamwitabe yanamuhereza mama yo ntamwitaba akamwihakana abona ko nta handi yabigeze kavuga ati reka nkaniriza aba bantu ubwo rero kubishyira kuri media ushobora no kugira n'isoni uzazi kumbwa ko amafaranga atarishyurwa nabonye hari umuntu uvuga ngo azayishyura kandi uriya mwana acicika ntibyari buvemo byari bivemo se bivamo he njye nari kubirota kuko ukuntu uzafite uriya mwana afite ideni oya
byamurekana media ari nziza nubwo ari nambi. Oya abantu baravuga turabona nka Bea n'umuntu tuzi gisirimberi no muyumbe. Wese nturi umuyombe. None ibyo bikabyo ni ibyiki gisirimberi wowe kukwitera harano byakonanira kuturanga kuriya ibibuka bikagenda. Nakoresha impano ye neza ariko kuyivanga n'utundi dufute two hirya. Kukira niya zabazwa ariko uyivangira nabyo bizagenda nabi. Hagati ya Bea bavuga ko ibyo ari amafaranga yaragujije ntiyishyura. Yaragujije ntiyishyura ariko yavuze ko yaragujije ntiyishyura kandi umugabo nugira ideni tumushyigikire gutyo. Uramushyigikiye ntese tuvuge gute n'uwacu. Nari nshaka kuvuga wenda ari we waguje ntiyishyura n'uriya mwana wiyemeje kujya kuri media muri bombi wagaya ndi. Nagaya Bea ko yahemukiye umwana. Wagaya? Nagaya Bea kubera ko yahemukira umwana. Mu gihe icyo yari yasabiye amafaranga kitakunze yari kumubwira ati reka dupange plan B. Amafaranga nzayakwishyura gutya na gutya. Cyangwa se basa akamwumva ariko kuvuga ngo umuntu agufite ideni ngana gutyo wanyiza ntunamwitabe yanagoheza mama yo nawe ukavuga ngo ntago muzi kakwihakana ukanamubroka wapi. Ugomba kwitura ineza nyine umuntu yakugiriye ukagerageza uburyo ki abe nubwo wamwishyura mudogo nta kibazo ariko at least zirikana ko hari aho yagufashije. So rero njye ndi kuri side y'uriya mwana kandi ngo arayifatanyijemo na madamu. Nesa y'umuryango hari uryango y'imundi kandi n'abafunga buto. Nabonye ikiganiro bakoze bisanzuye nta cyabaye. Imana ibuze ibihuje aho izanshakira duhuza. Ubonye umugabo muhuza kuri kuki akancisha dukosa twose udukosa twose aravuze ati iriya couple yubahwe ku igikombe. Hanyuma wenda Bea nandutira n'abantu ntekereza ko wenda washoboye wakuze ubafata nk'ikitegererezo ukunda ibisirimba cyakunda indirimbo zabo. Kano kanya nyuma yo kuvugwa biriya na nyuma yo gukora kiriya kiganiro kuri we kano kanya ubu wahiye nshushu bafata gute? Oya nta cyabaye ari ikibazo se bizamenyekane reka ibishwe birabora. Arikoga mugabo nugira ideni byo nakubwiye nta kibazo. Nese n'umwe niyo wa mbere sugize ideni n'abandi bose barayagira gusa nuko batabivuga cyane uko batamenyekana. Nta pasiteri barayagira nkanswe Bea ya nibisanzwe. Soze Sabi urakoze cyane reka tugane ku musozo bitewe wenda n'igihe guys nkuko muri kubireba wenda director ntihabyerekanye byose ariko tumufasha avuye mu kazi turamwitambitse amasaha yaragiye kandi ntabwo dushaka umutindira. Mu gusoza nshaka ko wagira inama abana b'abakobwa bari hano hanze hirya no hino. Nama ntabagira baba ababyeyi babo kandi babakunde ko buriya kugira umubyeyi n'umugisha. Iyo umufite ntabwo ubimenya ariko iyo umutakaje nibwo ubimenya. So baba ababyeyi babo babakunde kandi batinye Imana bashyira Imana imbere byose nyine bashyira Imana imbere. Ibidashoboka biragize Imana byo ubona nyine bitagenda neza nuko ariko nyine ureke gutegera ku bantu kavuga ngo nkeneye kwambara neza ngutegere ku muntu ko rubyigezeho. Nkeneye gusa neza bitegere ku muntu ko rubyigezeho. So kandi ubuzima n'ubwawe nushaka ko bwangirika buzangirika nushaka ko bukomera ukagenda neza buzagenda neza. Nicyo nyine nababwira. Sabi ntabwo twasoza tutavuze ku kintu cyo ukora cyo gufasha abantu. Nabonye amavideo menshi mujya mu mujyi mukareba abantu babuze uko bigenda babuze ico baryamye badafite ibyiringiro ibyo ari byo byose. Kano kanya ko utari kumwe na Anita ubikora gute? Support uyibona gute? Ese mu kazi ukora niho ukuri yo support? Ese wakwifuza indi irenzeho? Ibi bintu bikora gute? Bigusaba iki? Ibintu bisaba ubwitange kandi bisaba n'imbaraga zirenze cyane nk'ibitekerezo. Kuba nitadahari ibikorwa bizakomeza nawe ahari azabikomeza.
so support yo iba ikeneye umunsi ku wundi kubera ko wifuza gufasha benshi ariko wareba ubushobozi ufite ntibijyane ntibimacengane, so rero support yo ikenewe, ayo waba ufite yose yagira akamaro kuko nta kitagira umumaro. So nawe biriya kubimanaginga cyangwa kubikora biba bigoye pe, cyane cyane nka kuriya ku mihanda cyangwa kumenya ngo imfubyi ngo urabahereza iki, ngo urabakura he, urafatisha abangana gute, hari n'igihe wahamagara 30 hakaza 50 utabiteganyije, nose urabwira basubireyo urayishakamo nyine. So rero hari abantu baba bagize icyo bakora tubashimira cyane bakitanga bagatanga ibyabo, so rero aho niyo supportive. Sabi, hari abantu benshi impande n'impande baba bifuza gutanga ariko bakumva ntibizeye umuntu bafatanya cyangwa se ntibamubone ubafasha kugira ngo abagereze kuri babandi bababaye. Umuntu ugukeneye wifuza gufasha hamwe nawe yakubona gute? Ese biremewe ko wafatanya n'undi muntu? Ya biremewe. Nejo undi hari uwansabye ubufasha uri muri Amerika, ndamwemerera ese gufasha ko ataraba kwari kujya nyine bose tubagereho, njyewe ubwo binakunze buri wese yabigira ibyiwe tukareba ko nyine bano bana babaho neza, ko ubuzima bwabo nyine buri mu biganza byacu, kubaho neza nyine ni ibyishimo byacu. Hagize ubyifuza yaza tugafatikanya ntacyo bitwaye, yabiremewe. Kubera icyo ugira umutwaro w'abantu bababaye cyane kandi ntekereza nta modoka uragura, ntabwo urubaka inzu, ariko ukumva ufite umutwaro wo gufasha abababaye. Nago nikunda cyane. Yaburi iyo utikunda cyane nyine uhora utekereza n'abandi, kumva ko nyine bya bindi ubona n'undi wese yabibona, cyane cyane nyine abantu babaye. Buriya watekereza nk'umwana w'imfubyi w'imyaka 2 akeneye affection y'umubyeyi, hari ibyo asaba nyina atashobora kumuha, hari ibyo nyina agerageza kumuha. So rero wowe bafite nibyo nababwiye abantu bajya bashima Imana bagifite ababyeyi bose kandi bakibahereza buri kimwe, kubera ko bari abana baba bababaje. Hari igihe bashaka nyine nk'ikintu ariko yareba uburyo nyine no kubona amafaranga yo kwishyura inzu cyangwa no kubona amafaranga yo kurya bigoye, kavuga reka iyo misatsi nyihorera ngumane zino line ziranyuze, ntabwo ari ukuvuga ko anyuzwe nabyo nibyo afite. So rero umunyurijemo ukamugurira akenda ukamukoreshereza imisatsi ntabwo byamugwa nabi, nawe akamera nk'abandi yakwishima. Hari n'abana baba baratawe na nyina nabo, hari n'abandi baba baratawe kandi ari batoya cyangwa se ari n'abakuru, ariko nyine buri mwana aba akeneye kwitabwaho. So rero iyo utikunze nabo ukabatekerezaho bigufasha nyine kuzirikana aba bana. Sabi, tukiri aho wenda bitewe n'umwanya w'amasaha, ndifuza yuko ushobora gutanga ahantu contact runaka cyangwa social media runaka ushobora kuganiraho n'abantu kugira ngo abifuza kuba bakora icyo gikorwa bazaze bikunde ko mwakwiyunga. Ni Facebook, ni Instagram, ni nimero ya WhatsApp? Kuri Instagram ni Sabine Shukuru, niho mwansanga. Kuri WhatsApp nimero ni Inyarwanda. Icyo bibafasha uraza kubashiraho flyer yanjye, then nimero ziri aho ngaho, hari iya Safaricom ya M-Pesa, akaba ni nimero ya MTN ya Momo. Iyo ya Momo iri kuri WhatsApp niyo bambona, ko nshobora kwivuga gutya umuntu agashyiraho code hano kandi ari yo mu Rwanda. Nta kibazo akiteretera, dore tujye kureka kuvugisha ukuri. Wanigize serious ariko buriya nese sindi serious, reka kuneza wawe serious ariko wari uzi kurusetsa aribwo bikubera. Ndabizi useka neza. Thank you, ndabizi. Merci. Thank you. Merci. Ntago zi France. Ntakizi ntago zi gusa. Ndaburiza. Nivo Sabi, reka tugushimire. Nimero niyo turaza kuyishyiraho, turandika ya M-Pesa, twandike niya WhatsApp, hanyuma yababwiye Instagram ni Sabine Shukuru. Reka tugushimire ku mwanya wawe, bitewe n'igihe wenda reka tugusabe ko ikindi gihe tuzakenera kukuganiriza birambuye tuzakubona. Nta kibazo cyose ndabikora, kazi ni kazi. Ko ari wowe uzirya se babwire. Kandi maze kurya nk'ebyiri cyangwa 3 zirenga. Guys, Sabine akora
keke zirenze ba bantu mujya muva ngo airport ngo muvuye hanze muje kwakira abantu mwitwaje ururabyo mukeneye na keke. Sabine izo nimero turi bushyireho yabibakorera neza cyane. Abantu bafite anniversaire, bafite brad shower, baby shower, graduation, byose. Guys, si ibanga so kumutwikira agira keke koko. Then umva umuhereza na design ushaka ngo ashireho moto kuri keke, ushaka ngo ashireho imbunda cyangwa gitari, byose birakunda. Sabine, reka tugushimire yuko ugikora, reka tugushimire yuko uzirikana imfubyi n'abapfakazi, ukazirikana abakene, reka tugushimire ku mwanya waduhaye, kandi tugusabe ndakindi gihe tuzagukenera uzatwitana. Ndahari. Reka mbashimire mwebwe mwadukurikiranye kuri Importance Leadership TV. Nizere neza ko kino kiganiro haraho cyagukuye, haraho cyakugejeje. Izo nimero abatereta ako bibagira benshi bashobora kuza ari 1000 mwana, kuko turebwa n'ibihumbi birenga 20. mupunguze abantu muterete nta kibazo. Okay, ibyo uzabyivugira. Reka tubashimire, reka dusoze, bagende bakore subscribe kuyihe channel Anita Sabine. Ni ibikorwa byacu bira, niho uzabona abo bafasha, niho uzabona imirimo yabo. Ibiganiro byacu reka mvuge ngo nakagaruka. Ciao. Thank you.